kapo bigenze gute mana nisaze mana none mana jewe mu bebe ndirukansa ninjira mu modoka ndashakisha ndamubura bro jewe naherutse ukurikira umuntu mana avuga ikigali none ukiri umaze kubona ababibi beza ntabwo bapfa kuboneka wagira ngo imodoka yayisize yakayinjiremo ahubwo nanjye ikintu maze kubona abajama bobo ngo mana na urumva ubundi hari indirimbo giye para yavuga ngo nta uca kututa adakebutse bro tubyiyorera nyere imyenda kabisa Allo. Yes, Ganta. Pita biteze. Ganta makuru minsi. Sha biragenda ni sawa Kigali mumeze mute? Kigali sava. Kirere kimeze neza muri minsi akazuba n'akavura bivanze. Urebye ni sawa muri minsi. Amamodoka barimo barayagura fresh. Wiwi muri minsi abakiriya bake ntabwo ari cyane kuko iciro birahenze ku isoko idolari ryarazamutse. Ariko mu nama kubura gusa baraboneka gake gakeya. Burayi gute cyo? Shani ni fresh tumeze neza nta kibazo. Nagira ngo nkubaze. Waba uzi inshuti z'abakobwa bagendana na princess? Rusange princess we agakunda kugira ibigare by'abakobwa benshi bagendana mu kazi. Ariko hari umukobwa mbona bakunda kuba bari kumwe kenshi gashoboka witwa Gigi. Bita? Kamazina banza yitwa Gigi. Okay, Gigi. Niyo nzi akunda kuvugana kenshi kuba bari kumwe ibintu nk'ibyo. Iryo zina ndumva atari ubwa mbere niyumvise kuko mu minsi ishize hari umuntu wampamagaye ananyohereza amafoto ya princess ambwira ngo ateretana na wa boss wabo. Hari ikintu waba ubiziho? Sure. Yego. Nakanywera imyenda imyambaro. Kereka niba atari muri uno mugereko. Hita wihimura rero wiguriramo agapantaro. Oya ndagura imwe ahubwo mana bro ndashaka amakota abiri urumva niba ufite nakandi gashati keza ko gushyiraho vuba kandi vuba nambara 36 akira kotomani izo bazita imivumu bana wayibonye akira nige emereza n'akagira ubundi tungu tuntukunda tuba twenda kumera wow ya size ni za size rebera n'agashati bijyananye n'ebyiri zonyine ciao bana zotono twa muri office akira dore ni amamarke bro uriya mu baby nimba ajya hahira hano ngiye nzajya mpora ngurira hano imyenda rega man kera hari ukuntu bajyaga bavuga ngo inyama n'imboneka rimwe zagazanga zino pataro sha bari ziragurika humura ipantaro sha umusarika nkwera amapantaro by'abagore tubivemo wabivamo da akode basi genda yambarire neza reba hariya hakurya uratiba ahubwo nakwibaza ngo Gigi nase yabarabonye nimero yawe gute mbere yo kukuhamagara kukorera amafoto yarabonye nimero gute urumva byanze bikunze niba umbwiye ko ari inshuti ye kubona nimero yanjye ni ibintu byoroshye urumva abakobwa hari ukuntu babwirana utugambo ashaka kuba yaramwinjira akamutwara nimero kuko gusa ngiye cyo nagira ngo umenye uwo musaza ukorana na princess hari amakuru ufite ko bateretana koko ni hari ikintu ubiziho Ganza urabizi ko inshuti yanjye yego
ariko muri rusange rwose sinzi ko nabivuga mu bigaragara mu kazi mu buzima busanzwe umwana w'umukobwa serious umukobwa utagira ibigara agendamo bimwe by'abakobwa uzi n'abo hano hanze yego ava mu kazi ahandi ni mu rugo cyangwa rimwe na rimwe no gusenga ni umukobwa njye navuga uri serious mu buzima busanzwe ahubwo byanantungura wenda kumva ngo kandi na boss nawe uko bigaragara mu kazi afite boss uri serious cyane mu kazi kacu sinzi ko yanagira n'amarangamutima cyangwa se no gukunda umukozi no kumutereta ni umuntu wiyubaha ku rwego nawe wabyumva ariko ni umugabo uri seriye wiyubaha dufata nk'umupapa n'umukoresha tukanamufata nk'umupapa mu kazi umva nkubwire rero ibintu biri kumbaho n'uwo mukobwa ni danje urabizi ndamukunda cyane sibyo yego ndabizi icyo gikobwa bita Gigi gishobora kuba cyaraduteranyije mu buryo ntazi umaze impungenge nta kintu baba bapanga na bitoya ikintu uri bukore nanjye ndagufasha nk'inshuti yawe buriya hari Rwanda gukora settlement ukareba kuko ise amakuru nahawe niyo kuko buriya abakobwa bagira udushyari umukobwa abonye mugenzi we abonye buriya boyfriend wishoboye wifashije ko biri rwose utuntu tudashyari tubura mu bakobwa nanjye ndagerageza gukurikirana buriya ntabwo nayoberwa amakuru aramutse ariko ko hari ubushuti bwihariye hagati ya ndetse na bosi kandi nabimenye bihari ntabwo nabura kukubwira ntabwo amakuru y'impamo abantu b'inkurikiraniro making sure neza umbwira ukuntu bimeze sibyo no muri pro ndabikora nk'uwikorera okay sawa afite ku munsi mwiza sawa Bambi jana loki nziko mufite ndagukundura bizi ndua Mama ko wazindutse cyane nazindutse mwana wa nazindutse numvaga nshaka gusenga nandi mu bihe byo gusenga cyane icyo cyanzinduye wazindutse uri gusenga uri gusengera ibyo byananiranye mwana urabona ibibazo biri muri uru rugo atari byo gusengerwa ibibazo byawe byonyine byatuma nanasinzira ibyo bintu nibyo byanzinduye gusenga yewe nari naryamye nse kukureba mu cyumba ndakubura none wabyukiye mu masengesho nabyukiye mu masengesho Imana niyo nkora umwana wanjye kandi bizashira ahubwo se wowe kuzindutse ugiye ntibashaka kujya mu mujyi mu biki mba nkumbuye gusohoka muri iyo nzu nararyamye bihagije maze iminsi ndyamye ubundi niwe mukobwa wanjye dore rwose ubwo uratangiye wari umaze igihe wigunze mwana wawe ni ukuri akaguru karangiye karakuriye iyi ni kakuriye ariko kakuririye igihe mwana wawe ni ukuri ugomba kwiyitaho ugatembera ugasohoka ubundi nicyo naburaga numva nkumbuye umujyi ndabishyigikiye ukate rwose ukate nta kibazo kuko nje yanze ngeze ikirimo nzasubira ku kazi kuwa mbere kandi maze ntembere ndashaka guforomata ibintu byinshi iracyarimo izarangira kuwa mbere kuwa mbere ngo uzasubira ku kazi aho ni sawa ako wibuke wiyiteho ntabwo nusonze urye wiyiteho kandi ujya kugenda aka mekapu hafi uzi ko numvaga natakaje ibiro nka 2 ariko shana ngombwa ntabwo waryaga ntabwo wavugaga cyakora wari waranteye kwigunga amazina yawe maze nayo nari ndi kunywa nusuka amazi ari meza mu gitondo kandi buri gihe ndabikubwira jya unywa amazi unywereye amazi nyine uraza kumpa yanjye n'ujya nta kibazo reka gusukirana awe mama yokora dushe ugenda witegure ariko nawe usubira mu bururu byawe uzi ko wabyutse nka saa 9 ahari wabyutse ryari
nabyutse saa 9:30 ndasenga nsinziraho indi saha imwe nari ngarutsemo burakeye bumaze gucya irabizi ko mbikeneye irabimpa ngaho karaba sawa mama yego ubwo nusaza urambwira sawa Bambi jana loki nziko ngufite byagenze bite byagenze bite bebe nabonye muri shop wa Hello. Hi. Hi. How are you? I'm fine. Ntabwo ari fine. Ndeba ari mu gutembera muri weekend. Modoka ukabona bigenze biteze. Muri make ubuye. Ndinde kuzamuka hano haruguru ko ntikorosi terera. Ngeze hepfo hari amageni ndimo iracika intege. Ngeze hano n'urunaretse ibiranga pe. Nibanye burundu. No bibaye cyo nko. Ariko ntabwo heruka kureba ibijyanye n'amazi n'iki. Sugira ngo njye nabyitaho. Muri taburo ntabwo uzi kureba igipimo cy'ubushyuhe. Nta kintu kimwe uri kunyereka gusa ndaxi. Narebamo nta kibazo. Nta kibazo. Imodoka ikibazo yashyushye. Ni ugushyuha? Ni ugushyuha. Amazi ubundi amazi ugerageza ugashyiramo ukageza ahangaha so urihangana uhoremo gakeya then amazi turayakura turaje tutira hano mu gipangu turi ko twashyiramo amazi kuko ushyizemo amazi birahita ihora hanyuma watse bigenda ikibazo n'amazi urabona ntabwo ushobora kuyashyiramo nabafunze kakunasi waba ufunze tugiye dushaka amazi nta kindi kibazo gikomeye n'umukozi ko mbona hari abantu bari shoka nigeze guhuriramo nawe jewe Nyamirambo ni shoka umwe gucuruza ibintu by'imyenda yize kwinjira muri murasohoka y'amaso ntabwo arangara byashoboka ariko njye ndabona ari ubwa mbere urabona ari ubwa mbere iyo okay njye narakubonye uriya abahungu turareba yewe banyita Ige nanjye nitwa Princess oh wow nice to meet you hari igihe ubundi ngo inshuti zihurira ku nzira none birahuye
ko njye nango narakubonye ndavuga no okay nuko ubugize umutima wo guhagarara urakoze abantu banciye hari benshi pe bibaza ntawigeze mbaza umuco tumenyereye ubundi ntawe ugomba guca umuntu kunzira kuko nanjye ushobora kugira imbere akaruru umfasha byiza ariko kuba tumenyeye wowe se mu rugo ni he ubwo ni Kacyiru ariko maze iminsi ntarina ubundi usanga nigaga Canada muri undi nama byo gukora business okay ni byiza noneho wafasha twaraho twakura amazi nagufasha ariko badawe niba nta kibazo nta kibazo nafata nimero yawe ntacyo bitwaye Okay, thank you. Ndaza gufasha nyine. Okay, reka turebe ko twabona amazi hano mu baturanyi. Hari imyenda myiza sana reba ikanzu kweli ni keza shamu Asista beza ni karibu burya ukora hano nkora hano cuza imyenda hano ndatangaye Tangajwe n'iki kukubona karibu rero star mfite imyenda myiza byahatari yabibonye nawe ariko nakunze ikanzu ikanzu wayikunze uripima se cyangwa oya ni size yanjye size yawe ayibonye neza ko mbona inyuma hatagaragara ayibonye urayampa rero mwigusha gute ntabwo igirenza 50 urahenda shaho ushingiye ku kivuga ko menda se byatari ntabwo ukatura ndakatura ariko se kwisanzwe ikatuye ara 50 ntabwo ari menshi ugakabye nawe ikanzu ni nziza 50 yabereye rwose 50 ni muyame kabisa tukishyura gute ufite kode ni nimero isanzwe tu nimero isanzwe ushaka kwishyura yambwiye tuyishyura tugende kanze ko arije nibagirwa nimero yanjye nayikohereje gukora kopi urahita ubikora abonye amazina ni Hirwa yanditse wayabonye amafaranga message yaje ganze ndebe nagira zari giye wawe iza ariko ngiye itarangira ngiye yaje muri iyi minsi hari igihe bipfa ariko nshobora kuza kuyabona okay ndabona nayabonye ndakubonaho Briere sawa merci kamera najyanye shaka kuza agakanzu keza kazambera cyanze cyuzagaruka umpe nandi kazambera n'uwo musista muri kumwe azagaruke n'utwe tubateri tuzaza kugura kamashirire mu kansela Urakoze nawe tuzajya tugaruka farumasi sana ndabona amafaranga umunsi ndibona amafaranga ntabibonye she Bambi jana loki nziko ngufite ndakukundura bizi ndua Ndipesa makuru ni mezi uzi ko nciyeho wana hehe se ndi inyuma yawe kandi nagushakaga byatari okay gutera amakuru meza uyu munsi reka nze nkate ubundi nze nkurebe sawa reka nkugeraho nanjye sawa
ese we ko nabonaga wirebeshwa uriya muhungu cyane wari wamukunze sha uriya muhungu rero reka nkubwire ningeze kujyana n'umushuti wanjye witwa Princesse muri resitora noneho uriya mutipe akunda Princesse byatari Princesse amucama amazi ya danje noneho njyewe mpita numva ndamukunze ariko sha nyine mba ndeba nazi yahise anca amazi ariko ndamukunda pe ego ugakunda umuhungu ukabona umuhungu bwa mbere ukumva uramukunze neza ukajya umureba kuriya sha warasaze naramukunze pe naramukunze se wowe ubona atari mwiza canjye ntabyo nabona pe ntabwo ujya ubyitaho ndakuzi umva sha mbona warasaze pe umva ngwino dutahe byakubaho ariko se mana yanjye uriya mukobwa ko mbona ari kungendaho nanjye ndi kugenda kuri Princesse biraza kugenda gutera kandi nkeneye umukobwa nkeneye kurongora ariko nabuze amahitamo gusa Princesse mbona yiyemera ariko uriya mukobwa mbona yashoboka se muha amahirwe kandi sha nta n'umuntu nabaza ibyabo nijya ugomba kubifatira imyanzuro okay aha Bambi jana loki nziko ngufite amakuru ni meza ashaka ntabwo ushakaga cyane